Salut mes amis, ikaze mu kintu cyacu cy'uyu munsi, nizere ko mumeze neza aho muri hose, buri wese ahari, nizere ko ibintu biri kugenda neza, haba uwo muri kumwe muri kurana video, niba mwamukundana cyangwa n'inshuti yawe nyine mukorana mpuzabitsina, kuko bibaho cyane mutari mwana abana. Nzi neza ko mumeranye neza bitewe n'ibyo muba mukugenda mwiga cyangwa se ubundi busha tubaheza nyine, nizere ko bigenda bibafasha cyane. So ndagushimiye cyane channel yacu bwa mbere, ndagukunda cyane kandi n'iby'agaciro, ndagukunda cyane kuba uhisemo Amahumbezi TV, n'iby'agaciro cyane. Rero kugira ngo izindi video zisohoka zigiye zitazikugeraho cyangwa se kumenya umuryango wa Amahumbezi TV, kanda subscribe. Reba hasi ubona handitse subscribe, then urayikandaho, uraba umwe mu muryango wa Amahumbezi TV. Kandi video yose nyine kubaza uri umwe mu muryango, video zayisohoka zagite kugeraho neza nta kibazo. Ndabashimiye cyane rero nimwe kandi subscribe kera cyangwa se utarayikana ariko nawe ukabureba ama video yacu, ndagushimiye cyane n'ibintu by'agaciro cyane. So rero wifuza kugeza iyi video umaze kubona ku zindi nshuti zawe cyangwa se nyine uri kuyibona ukabona koko ni abantu ukwiye kweheza, cyangwa se undi nshuti yawe imwe ku giti kiwe, urandika share. Reba hasi urabona handitse share, urakandaho, barakuzanira n'ama social medias, urakandaho bitewe naho uhura n'inshuti yawe cyangwa se mu yindi group, yaba ari kuri Facebook, yaba ari kuri WhatsApp cyangwa se handi na Instagram zose. Urakandaho nyine bajye bakuzana nyine urwo rutonde nyine ubuhereza uwo muntu nyine iyi video yacu, kandi ni support ikomeye cyane. Burya ndabikunda cyane iyo muhaye support mugakanda like, burya biranshimisha cyane ko mbona ko burya ngifite akazi kenshi kandi ngifite no gusohora ibindi ayene ma video menshi cyane, kuko hari byinshi muba mutasobanukiwe cyane iyo mucishe muri comment ukamubwira ati nshaka gusobanukirwa kino kintu, menya ko video wayibonye kuko hari kandi hari ikintu gusigiye, kuko burya nta muntu wareba ikiganiro aburi ikintu kimwe gitekerezaho cyangwa se aburi ikintu atarazi cyangwa se ikindi kintu yumva nyine imwunguye. Ndabikunda cyane burya iyo bigushije muri comment ukavuga ati bene si video insigiye kino kintu, iyi video bigenze gutya na gutya. Ndabikunda cyane kandi support ikomeye cyane. So mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ngiye ndavuga ku bintu ibintu 5 abagabo banga ku bagore, ndetse naza no kubwira n'ibyo bakunda. Ndabanza kuri 5 abagabo banga, ndaza kuvuga n'ibindi 5 abagabo bakunda ku bagore. So rero ni ibintu by'agaciro cyane kubimenya, ni by'agaciro cyane ndabwira abakobwa n'abamama, ni by'agaciro cyane kuba ibintu wabimenya. Burya hari ibintu utazigera ubwirwa n'umukunzi wawe, hari ibintu muzamuri kumwe n'umukunzi wawe ukabona mu by'ukuri ntabyo akubwira kandi arabikunda kandi ababikeneye, abakeneye ko nawe hari ahantu ubyigira. Rero ni amahirwe akomeye cyane kuba ubuhuye na video nk'ingiyi, ukabuhuye na video nk'ingiyi ukabasha kugira ibintu wunguka muri wowe, ukaba wabimukora ariko mu by'ukuri ukamukora na surprise, ukavuga ati uyu muntu bino bintu yabikuye he, ko nzi ko, cyangwa se nanone ukavuga ati ibi bintu mu by'ukuri ngomba kubyitaho cyane kuko nzi ko uyu muntu abyanga, kuko nzi ko bimubangamira, ngomba kubyitaho. Akenshi nawe tugiye kufunguka cyane ahangaha navuga nko mu rukundo ni ikintu gisaba ngo wigengesere cyangwa se utinye kunenga cyane kurusha uko ushimira. So rero hari umuntu utinya kunenga cyane ari mu rukundo, bikaba byakurura ibingibi bivuga ati uramubangamira, yemera umubangamire, ariko mu by'ukuri niba ubona ko nawe nk'iyi video uhuye nayo ukavuga ati ibintu kumbi biramubangamira, nubwo mbikora biramubangamira, ibintu byo kubwira rero ni ibintu by'ubuzima busanzwe, ni ibintu benshi bakunda guhura nabyo ku by'ukuri batazi ko bibangamira umuntu bari kumwe mu rukundo. Natinze rero kurikirana video kugeza irangiye, kugera ku bitangiye kugera ikirangiye, burya ni by'agaciro cyane kandi biragufasha kwigira mu byinshi byo bitandukanye. Ngiye guhera rero ku bintu abagabo banga ku bagore. Burya umugabo bava akajya burya yanga umugore ufite impumuro nziza mu musatsi. Abagore akenshi cyane ibyo bintu bikunda kubaho, ntuzumve ngo n'umwanda ushaka kugirira isuku kandi ahantu ku gindi gice cy'umubiri byinshi byenda ako mu mutwe hagira isuku, bitewe n'uko wafite menshi uradefiriza cyangwa se ntabwo ukaraba mu mutwe. Abagore benshi bakunda kubikora bitewe n'ikintu bafite ku mutwe cyangwa se bitewe n'uko nyine biba bimeze, ariko mu by'ukuri abagabo barabangamira cyane. Kandi mu by'ukuri hari umugore ushobora kugira ukumva umusatsi we ni ibintu nawe utakwiye kwihanganira, ariko mu by'ukuri n'umugabo wawe akenshi cyangwa se umuntu ukora mu mpuzabitsina nyine hari ukuntu impumuro itaniza mu musatsi biramuhangamira cyane, bitewe na karese bashaka kwiguhereza, cyangwa se n'ukuntu aba akwegereye bikamuhangamira nyine ntabikwereke. Ariko mu by'ukuri niba umuntu w'umugore cyangwa se umukobwa wafite amamenshi wa deficit cyangwa se ufite naturel, uguma nyine kwita ku musatsi wawe kandi utanyine uburyo ki utari bugire impumuro mbi cyane. Impumuro mbi ni ikintu kibangamira abagabo. Ikindi kintu rero makeup zikabije n'abagabo ntabwo babikunda cyane. Hari umuntu ushobora kubona ukavuga uyu muntu niwe nabonye ejo, ukabona nyine ni umuntu utandukanye.
cyangwa se umugabo mugiye mu mibonano mpuzabitsina ugasanga ushyizeho makeup zikabije cyane bitewe na karisa bikorera. Rero izi makeup ntabwo ziba ngombwa cyane, ntabwo ziba nziza cyane. Yego makeup ntirangije ko zikenewe, kuko hari makeup zaje umuntu ashobora kuba afite ibiheri mu maso ariko mu by'ukuri akashyiraho makeup bya biheri bikavaho. Izo makeup zose ushobora kuzisiga mwagiye kudetingana, mwagiye ahandi hantu mwasohotse, ariko mu by'ukuri mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se hari n'abagabo usanga atazikunda. Rero nimba uri umugabo cyangwa se umukobwa, menya ngo umukunzi wanjye akunda ibi, umuntu turi kumwe mu rukundo akunda bino bintu ndabikora cyane. Ariko umubare mwinshi w'abagabo, ikintu cyo nabwira abagore ntabwo bakunda makeup nyinshi zikabije. Makeup zikugira utari we, ntabwo abantu benshi bakunda makeup ariko zivanze na naturel nyine yawe ukuntu usanzwe umeze, buriya nibyo bashimisha cyane. Rero gerageza uburyo tutakisha makeup zigiye zikabije cyane, ntabwo ari ibintu byiza cyane. Ikindi nawe nakubwira, utagira isuku muri rusange, nta muntu utagira isuku. Burya abagabo, ikintu ahangaha abagabo barimo ibice bibiri. Hari umugabo ugira isuku urwego ruhagije cyane, hari n'umugabo utagira isuku. Ariko yaba ari wa mugabo ugira isuku abashaka ko nawe ugira isuku nk'iyiwe, ndetse unamurenze kuri umuntu w'umugore, ugere kuri ya suku ibona unamurenze. Niba uri umugore rero utagira isuku, uyu mugabo ntabwo mwabana. Umugabo ugira isuku ntabwo mwabana. Ndetse n'uwo mugabo utagira isuku, hari igihe kugira isuku ariko avuze ngo njye singira isuku ariko ni umugore wanjye uzayinkorera, ni umugore wanjye uzakora bino bintu, singira isuku ariko bizakorwa n'umugore wanjye. Niba uri umugore rero, gerageza uburyo cyose wowe umenye ko isuku ari wowe, ni wowe. Niba ufite umugabo utagira isuku, menya ko ari wowe ugomba kubimugira, cyangwa se ari wowe ugomba kugira ahantu muri n'igaciro cyane. Ikindi kintu cya kane kibanziriza icya nyuma, uhorana amagambo atameshe. Umugore uhorana amagambo atameshe, abagabo ntabwo bamukunda, cyangwa se ukunda nyine kurahira mu byo byose ati ni ukuri kw'Imana meze gutya ni ukuri kw'Imana ntabwo ndikubeshya. Abagabo ntabwo bakunda ibyo bintu. Mba wa mugore nyine ufite amagambo meza, amagambo nyine asanzwe, amagambo aranga umugore. Nubwo akenshi muri ibi bihe usanga icyo nakita nk'umuco, ntabwo abantu benshi bakibikurikiza cyane, ariko nanone menya ngo umugore ni umugore, hari n'ubwiye kuvuga cyangwa se n'ubwiye gukora, hari n'ubwiye kudakora bitewe n'uko uri umugore. Menya rero ko ugomba kugira amagambo ameshe kandi wirinde kurahira indahiro za buri kanya, ntabwo ari byiza cyane, ntabwo abagabo babikunda. Ikintu cya gatanu rero mu bintu abagabo banga ku bagore, kwiha gutanga inama zidafatika, aho kubwira umuntu uti ihangane. Ahangaha rero bikunda kubaho ku bagore benshi cyane, ukavuga ati tuvuge urugero. Ahangaha njye kuguha urugero, impamvu batanga ingero ni ukugira ngo ubashe kubyumva. Hari ukuntu ushobora kuvuga ikintu nubwo ari ikinyarwanda ariko ntuhite ucyumva. Rero njye kuguha urugero kugira ngo ubashe kubyumva. Umugabo ashobora kuba afite business runaka akora, ariko mbere yo kuyikora yakugishijeho inama. Niba yakugishijeho inama rero ugasanga avuga ati iyi business nyamara ngiye mbona bitagenda gutya ushatse wayireka, ariko umugabo agatsimbarara kuri ya business yo bitewe n'amakuru ayifiteho, ugasanga agiye kuyikora. Ariko wowe mu by'ukuri uri umugore ntago uri kubyumva neza. Rero ahangaha nk'uko tubizi wese, business ntago igeraho, ntago ihora yunguka buri kanya. Hari aho igera igafaringa, hari n'aho izamuka, hari aho igwa, hari n'aho izamuka, byose birashoboka cyane. Ahangaha rero ngiye kuguha urugero ko ahantu business iba yaguye, ariko mu by'ukuri warabanje kumubwira, ajya kuyikora warabanje kumubwira ati iyi business nta rukuntu ntari kuyimvamo gutya na gutya. Ahangaha rero witanga inama, wimubwira ati ngo njye mbona ngo nyamara ngo narakubwiye ngo ibintu byawe ukora ngo nakubujije ngo iki oya. Abagabo ntabwo babikunda, ahubwo mubwire ngo ihangane, bizongera bibyuke. Umugabo hava akagira yanga umukobwa cyangwa se yanga umugore umuca intege, ahubwo muha inama kandi wumve ko nyine hari ukuntu umubwira ko yumve ko umuri iruhande kandi kugira ngo umufashe mu bibazo byose arimo, umufashe. Burya abagabo barabikunda cyane. Ibimaze kubwira rero ni ibintu abanga. Ngiye kubwira rero ibyo bakunda nabyo bitanu. Ikintu cya mbere abagabo bakunda, kuba ibintu bisanzwe ubasha kubihindura ibintu birimo ibyishimo. Ahangaha nyine ukabona nta mugore wizihirwa. Niba tuvuga umugabo wawe anyira gukorera akantu, ahangaha bijyanye mu biganiro byashize nagiye mvuga ati n'umugabo waguhaye impano yaza kwishima nyuma yo kuwishima. N'umugabo akubwira dusohokane ahangaha cyangwa hari ikintu dusohokanamo cyangwa se dusohokana nyine ibintu bitari bisanzwe, mu by'ukuri mwereke reaction kandi mwereke ko nyine wishimye kandi wumve ko nyine nawe umutima wawe nyine hari ikintu gihunze kandi wishimye ibyo akora, byabagabo birabashimisha cyane. Ikindi kintu cya kabiri nakubwira, burya ni umugore ufite icyizere kandi umugore wumva ko ubuzima bwakomeza yaba ari kumwe n'umugabo cyangwa se atari kumwe n'umugabo. Uyu mugore abagabo baramukunda cyane. Hari umugore umugabo afite avuga ati uyu mugore
napfa byagenda gutya na gutya umuryango azawitaho kandi azashobora gufata inshingano. Buriya ni ikintu abagabo bakunda cyane aho bava bakagera, burya kandi birashimisha cyane iyo afite umugore nk'uyu nguyu. Gerageza rero ko umugore wifitiye icyizere kandi wumve ko uri umugore ushaka gufata inshingano, aho umugabo atari nawe ushaka gufata inshingano, ni by'agaciro cyane. Ikindi cyo nakubwira cya gatatu, umugore uha agaciro imishinga y'umugabo ndetse akamuha na courage. Ahangaha nkuko nabivuze, ntumuce intege, mbese nyine ukabiha agaciro kandi akumva ko nyine nawe ubirimo kandi ubiha agaciro. Nyine ntago uri iyo ngiyo uvuga ati arabikora nyine azazana amafaranga, bimuha amafaranga, ntubikurikirane. Oya, uwo muntu ukurikirana imishinga y'umugabo wawe, buri ntambwe yiwe ugomba kuyikurikirana utamwinjiriye cyane, kuko bidakwiye ko abagabo hari ibintu baba bifuza gukora ku ruhande abagore bawe badakwiye kumenya, ariko mu by'ukuri umwereka ko nanone umwitayeho muri business ziwe cyane kandi umufashije mu bijyanye by'agaciro cyane. Impamvu rero ya kane, umugore ukunda abantu, umugore ugira neza, umugore w'ubugwa neza, umugore w'umutima mwiza, abagabo baramukunda cyane. Akenshi aha ngibi nabyo usanga ari byamukuruye kuba yagushaka, kuba yakugira umugore, kuko akenshi banabireberaho, abagabo benshi babireberaho mu gihe bagiye gushaka abagore babo. So rero ahangaha gerageza kuba umuntu w'umutima mwiza, umuntu ufite umutima mwiza, ufasha abantu, umuntu wita ku bantu, umuntu uva ububabare bw'abantu, buriya ni iby'agaciro cyane. Ikintu cya gatanu rero nicyo cya nyuma, umugore utangiza igikorwa mu gihe cy'imibonano kandi nanone ntiwiharire umwanya wose w'umugabo. Utangije igikorwa yego, ariko nimujya mu mibonano ntiwiharire umwanya wawe, umwanya w'umugabo plutôt. Ntiwumve ko ndetse ngo numve ngo niba urabizi ngo ngiye nshaka kumushimisha umugabo wanjye, ngo yego nyine giye gushaka kumushimisha, ariko ntukore ibintu ngo wumve umugabo yabuze umwanya. Menya ko umugabo ni umugabo. Yego akenshi abantu benshi ntabwo babyumva, ariko menya ko umugabo azahora ari umugabo, umugore azahora ari umugore. Menya ko umugabo agomba gufata umwanya uhagije mu gikorwa cy'imibonano kurusha uko wowe uwufata. Kandi niba uri umugore, menya ko nawe ugomba gutangiza igikorwa mu gihe wagishatse. Ntumve umugabo wawe uzahora ngo wumva ngo ngarabimbwira ngo ibiki n'ibiki. Oya, menya ukuntu utangiza nawe igikorwa mu gihe nawe uri umugore. Nk'uko twabivuze mu biganiro byagiye bita, ushobora kuyitangiza mbere mu gihe umugabo akiri ku kazi kwandikira amamesaje kugira ngo aze ari muri mudu, cyangwa se mukiri ku meza musangira muri babiri gusa, hari ijambo uvuga ugatuye umugore anshize muri mudu nyine, ukagitangiza igikorwa byangize cyane. So rero ndagushimiye cyane wakurikiranye video, nkubwira neza ko ibintu ari ibintu akwiye kumenya, umugore umukobwa akwiye kumenya abagabo bakunda n'ibyo badakunda, kandi biba byiza cyane nyine. Niba ikintu kindi utasobanukiwe, hari ikintu kindi wifuza kuba wamenya, comment hasi kugira ngo nzajye kujya gusubiza, kandi mujyanye by'agaciro cyane. Bye bye, ndabakunda cyane, naho ubutaha.